nta muntu ukizwa icyaha, nta muntu ukizwa icyaha. icyakora ikintu kibaho ni kimwe, kugira ngo umuntu icyaha gikire burundu muri we hari ingingo 3 zigomba kumubaho. Paulo yaravuze ngo nabambanwe na Kristo. Icyo ni icyambere. Nuvuga ngo ikintu ugomba gukora icyaha bujya kigira peti. Kigira peti nibyo. Wowe nkurikiranye ndashaka ngusobanurire impamvu icyaha cyakunaniye. Icyaha kigira peti. Uko usonza kurya n'icyaha kirasonza muri wowe. Uko usonza kurya ifiriti n'icyaha kirasonza kikakubwira ngo nkeneye gusambana. Uko usonza kunywa icupa n'icyaha kirasonza kikakubwira ngo wambabariye ukangurira icupa. Rero kugira ngo icyo cyaha muri wowe ukireke, icyambere icyaha ukima peti. Ukima apeti. Icyo nicyo cyambere gishobora gutuma icyaha kirangira muri wowe. Cyagusaba gusambana ukavuga ngo hari umugabo namenye witwa Yesu. Apeti yakigashira. Cyagusaba kujya mu kabari ukavuga ngo wacyahawe winkoresha icyaha. Hari Yesu namenye nagiranye igihango nawe sinshobora kujya mu kabari. Ndumva nabwira umugabo, umugore n'abandi bantu bose batureba, nimuhaguruka aho mwaba muri hose, muze muri iki giterane mufate kuri aya mavuta mashyashya nta wundi wari wayatwara. Bibiliya narayisomye numva irambwiye ngo wageragamo mbere niwe wakiraga. Ngwino mu kidendezi cy'amavuta avuye hanze hakiri kare. Zinduka mu gitondo, nanjye reka ngutumire, nanjye nzaba mpari. Zinduka mu gitondo uze wifatire ku mavuta mashyashya y'umukozi w'Imana. Uzakerererwa barabizi ko tuba dufite abantu benshi, abantu bari banyotewe, tuba dufite abantu benshi baduhamagara, uzakerererwa azahagara. Rero icyo nasaba buri muntu wese, zinduka kandi Imana iduhe n'izindi ntebe, kuko urabona intebe zabaye nkeya, ariko hari n'umuntu Imana yakoresha akavuga ati ngiye kugura intebe 100. Yego. Niko gukorera Imana. Kavuga ngo Mana nanjye nicaje abantu mu nzu yawe uzampa umugisha. Kuko urabona bari abantu benshi bahagaze, kandi mu by'ukuri hari abantu bazi gukorera umugisha. Kavuga ati ntanze intebe 50, ntanze intebe 100, kugira abantu b'Imana bice, kuko urabizi baba benshi bakanyegerana, ariko mu gihe twegeranyije ziriya ntebe tugashyiramo utundi dutoya abantu bakwicara. Ubwo bivuze ngaho umurimo w'Imana hugeze abantu ntibagishobora kubona aho kwicara cyane. Ikaze mwese abadukurikirana kuri channel ya Prophet Manivuga. Reka tubifuriza amahoro y'Imana muri uyu mugoroba, kandi tubifurize no kugira imirimo myiza aho muherereye hose mu mpande z'isi z'igihugu. Yesu Kristo nashimwe. Uyu ni umugoroba mwiza twongeye kugaragara, twongeye kuza kuri iyi channel. Iyi channel ni Prophet Manivuga, aho wasanga ubutumwa bwiza bukiza bubohora, aho wasanga ijambo ry'Imana ridashingiye ku idini, aho wasanga imbaraga z'Imana zikora mu mukozi wayo. Rero tubahaye ikaze, turabifuriza gukora subscribe, turabifuriza gukora liking, turabifuriza kandi no kuduha igitekerezo cyubaka, kandi aho mubona ko twagera twifuza kugera ni mwebwe, naha tugeze turabikesha mwebwe. Rero tubahaye ikaze. Uyu mugoroba rero ntabwo turi twenyine, ahubwo turi kumwe umushyitsi wacu agiye gutangira basuhuza, kandi atangire yibwira bari kutureba mu mpande z'isi yose. Turakwakiriye mukozi w'Imana, Yesu ashimwe. Amen. Ndabahaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo, uko namwe muduhaye ikaze kuri channel ya Prophet Manivuga. Ayo niyo mazina yanjye, Tuyisenge Jean Pierre, benshi banzi ku izina rya Prophet Manivuga. Ntawe ishema no kugaruka kuri kamera za Prophet Manivuga. Imana iduhana umugisha. Urakoze cyane, turakwishimiye kandi twongeye kugira umugisha wo kubana nawe. Abatwumva ngewe mwumva ni Prophet Elia. Yesu shimwe kandi ahabwe icyubahiro. Mukozi w'Imana, twari tumaze igihe kirekire tutabonana, waruhugiye mu biki? Nari mpugiye mu ivugabutumwa, naragiye mu ivugabutumwa, maze iminsi naragiye kwamamaza Yesu. Mu by'ukuri tugiye tubona Imana ikora ibintu bikomeye, ibitangaza bidasanzwe, umurimo w'Imana tukabona ukorwa, tukabona Imana igiye gukoresha. Mbese umurimo w'Imana aho mwari muherereye kwa Mutangana, mbese ministeri imeze ite, abantu b'Imana bameze gute? Mbese tunyuremo muri make uko umurimo uhagaze muri iyi minsi. Maze iminsi nari ndi mu bihugu byo hanze, ntabwo nari mpaheruka, ariko ndatekereza ko twateguye igiterane kinini cyane cy'amasengesho kizaba ku wa 3 tariki 6 z'ukwezi kwa 9.
niho nzaba nagarutse mu murimo w'Imana, nari naragiye kwamamaza Yesu mu bindi bihugu. Ariko kuwa gatatu mboneraho kurarika buri muntu wese waba ufite umugwayi, hari ibyifuzo wasenze bikananirana, vaye kuko mbonye imbaraga z'Imana zikora, mbonye abantu babohoka bakira indwara, mbonye Yesu yamamara. Mbese profete tutari twagera aho ngaho, mbonye Imana igukoresha ibintu bikomeye kuko ngewe ndi umutangabuhamya. Nabonye Imana igukoresha ibintu bikomeye cyane, dukurikije na generation turimo, imyaka yawe ukungana. Ngewe mfite ikibazo cy'amatsiko kandi ntabwo ari nge nyine, ahubwo ndimo ndabariza n'abatureba. Mbese imbaraga z'Imana zigukoreramo, wiyumvute ubyumvute iyo ubonye Imana iri kugukoresha ibintu bimeze kuriya, ibibyimba bikira, kanseri zikira, za sida zikira, wumva umeze ute wowe iyo uhagaze kuri urwo rwego ukorera Imana? Mba numva binshimishije ariko nkarushaho guca bugufi cyane. Uko Imana igenda ikora imirimo, Paulo yaravuze ngo sinjye uriho ni Kristo uri muri njye. Yego. Mba numva ntangariye Kristo wemeye kuntoranya akankura mu isayo y'ibyaha, akampamagara kugira ngo mbe password yanyuramo kugira ngo mfungure imitima ya benshi, kugira ngo abantu babohoke, tunyage Satani ubwoko yamaze gukandamiza, noneho Yesu anyure muri twe tumwamamaza. Mba numva ari bitangaza kuri ngewe. Amen, amen. Nibwo uvuye mu bukwe ejo bundi, nta gihe kirekire cyari cyashira uvuye mu bukwe. Reka tubonereho no gusuhuza madamu, tumwifurize urugo rwiza kandi tumwifurize kubyara hungu na kobwa, kandi tumubwire ko tumukunda. Noneho ndabaza, nyuma y'uko uvuye mu bukwe, umurimo w'Imana urakomeje, ubu noneho ni iyihe ntumbero ufite nyuma y'uko umaze kubaka urugo? Ubu noneho icyerekezo cyawe ni ikimeze gute? Ndagira ngo ubwire abaduteze amaso, abatureba, n'icyo duhishiye n'icyo uhishiye abantu nyuma y'uko uvuye mu bukwe. Icyo mishiye abantu nyuma y'uko mvuye mu bukwe ni ukwamamaza ubutumwa bwa Yesu kurusha uko bari banzi, kubera ko nakoreraga Imana ntuzuye burya. Uyu munsi nibwo nuzuye, ubu mfite amavuta atavangiye. Haleluya. N'ubundi si yaravangiye, ariko ubu niho mfite amavuta arimo kurushaho nari mfite, kubera ko ubu ndakorera Imana, hari umuntu unyitaho, ndakorera Imana, hari umuntu umbwira ngo kuraje mugabo wanjye, n'ikintu kishimisha cyane. Ndakorera Imana, hari umuntu nsize mu rugo, nkagenda mvuga ngo hari umuntu nsize inyuma kandi azatunganya ibintu byose, bigatuma numva namamaje Yesu, kuko nanjye hari ibyo yankoreye. Burya kubona Yesu akubakiye urugo ni intambwe ikomeye itangaje. Bindushirizaho rero gushima Yesu wanyubakiye urugo, kuko hari ababigerageje biranga, ariko kuba Yesu yarabyemeye akankorera ubukwe, akampa umugore mwiza, ni ibintu bitangaje ku buzima bwawe. Amen, amen. Niki wabwira abakozi b'Imana batandukanye batari bakora ubukwe, batari bubaka kandi ari abakozi b'Imana, wabagira ihe nama ukurikije na experience ntoya wenda umaze kugira nyuma y'uko umaze gushaka? Wabagira ihe nama kugira ngo twinjiye no muri gahunda noneho yacu bwite yo kumenyesha abantu igiterane gihari? Wagira ihe nama abantu? Umuntu utarashaka, inama namubwira, mbere y'uko ashaka agomba kubanza gusenga, akabaza Imana, ntiyiyobore. Icya kabiri, muri uko gusengera umufasha bashobora kubana, akabwira Imana izamushyigikire, izamuhereza umugore umushigikira. Yego. Kuko nabwo ashobora gushaka ejo akaruha, kuko iyo umuntu atarashaka aba afite amahirwe 99% yo gushaka neza. Iyo ahubutse 1% ubuzima bwe burarangira. Nabanze asenge, abaza Imana, Imana izamuha umufasha uturutse ku Mana. Amen, amen. Kuko hari umuntu wiyobora agapfa gutoragura, kandi upfuye gutoragura nyuma yaho bizana ingaruka, kuko utabanje kuyoboza Imana. Ikintu cyose nabwira umukozi w'Imana uteganya gushaka, nabanza abaza Imana. Yesu abanza imbere, najya gushaka Yesu amubanzirize mu gushaka. Urakoze cyane kubw'iyo nama. Mu minsi ishize twumvise inkuru cyangwa twamenye amakuru y'uko gusenga kwa gatanu abantu batashoboye gusenga kwa Mutangana, ndumva ari ibyumweru 2 bihiseho tudasenze, abantu badasenze, abantu bafite inyota. Ndagira ngo nkwibutse ko, ngira ngo nawe urabizi, nkeka ko amakuru yamenya, hari abantu bava za Musanze, bava Ruhengeri, hari abava iyo za Gisenyi, hari abava mu ntara zitandukanye. Baraho ntabwo bari bamenye uko bimeze, ntibari bamenye ikibazo cyabaye, ntibari bamenye niba umurimo w'Imana ugikomeje. Abo bantu ndagira ngo bahumurize umutima, ugira icyo babwira. Mbese ni n'ikihe kibazo kandi cyari cyabaye, kugira ngo tumenyeshe abantu bibaza byinshi bavuga ati mbese byaba byaragenze bite? Ikibazo cyabayeho, nari ndi mu butumwa hanze, nari naragiye hanze, ngenda bintongoye,
urabizi abantu benshi barampamagaye twahageze profete n'abandi bari bahari barimo barasenga ariko abantu baravuga ati profete twaje turushe urabona ari ukuntu umuntu yizera ariko akizerera mu muntu Imana ikoresha biba ngombwa ko naboneka uyu munsi ndahari ariyo mpamvu twateguye igiterane kuwa gatatu n'ubundi dufite gusenga kuwa gatatu niwe igiterane nyirizina kizaba cy'amasengesho imbaraga zo kubohora abantu bakabohoka Yesu arazifite mboneyeho kurarika buri muntu wese kuwa gatatu ngwino duhamagara Imana igukureho igisuzuguro Satani yakwambitse. Yego yego. Amen. Urakoze cyane ngira ngo abatwukurikirana mumenye impamvu mushumba yarari mwivuga butumwa ryamutunguye ariko nta kibazo kindi gihari umurimo w'Imana cyakomeje n'ubundi ni hariya kwa Mutangana tuzakomeza gusengera n'igiterane kirahari turaje tuvuge kuri iki giterane tuvuge no ku ntego y'iki giterane nuko kizaba kimeze ariko tutari twinjira muri iyi ntego y'iki giterane cyangwa se mu giterane nyirizina uvuye hanze ese wari uri mu kihe gihugu? Nagiye mu bihugu bitandukanye nari mfite ivugabutumwa ahantu hagera muri hatatu yego narahanyuze nabonye gukora kw'Imana icyo nabwira abanyarwanda turajengetse mu bintu byo gusenga yego bantu barimo barashaka Imana abantu bazi ko gusenga ari by'abakene hari abakiri bafite amafaranga bafite na Yesu nibyo rero ugasanga umuntu nta mashuri afite nta kazi afite no gushaka Imana bikamunanira ikintu nashishikariza buri muntu wese nashake Yesu ibindi byose bizaza bimukurikiye ibintu byose bijyoha iyo birimo Yesu abantu bashize Yesu inyuma aho kumushyira imbere mu bihugu nagiyemo kubwiriza abantu baritabira gusenga baritabira Imana umukire araparika V8 agaparika Range Rover akaza agashaka mu maso h'Imana agasenga ati mukozi w'Imana nakubonye Imana igukoresha ndaje mpesha umugisha ariko ugasanga umuntu w'umukene wa wundi ujya guca inshuro no gushaka Imana biramunaniye ugasanga umuntu Imana imutije akazi kamuhemba 300 agatangira kwigagaza akaba bize mu nzu y'Imana akibagirwa ko Imana imuteretse ejo yahamukura igaterekaho n'abandi ikintu natangariza buri muntu wese nashaka Imana mbere yuko ashaka amafaranga n'ubutunzi ibyo byose ni inyongera ariko mbere ya byose Yesu nabanze mu bintu byawe. Nk'umunyamakuru ndakubaza ni irihe tandukaniro wabonye hagati y'ibihugu wagenzemo n'igihugu cy'u Rwanda ku bijyanye n'ivugabutumwa? Abantu bo hanze bo baha abakozi b'Imana yego icyo ni icyambere nasanze bo baha abakozi b'Imana kuko bazi guha agaciro umuntu w'Imana nyemerera nkuce gutega amatwi imvugo y'Imana bazi gushigikira umurimo w'Imana umuntu araza tukabwiriza akavuga ati ngewe ngiye kugura bafure z'urusengero rwose ariko kugira ngo hano umuntu azatekereza icyo kintu yumva ko gusenguka imbere y'Imana ariko ntashaka imirimo bihagije rero abantu bo hanze bazi gushaka imirimo bazi gutereta Imana kuko Tabita ntabwo yazuwe n'amasengesho nibyo Tabita yazuwe n'imirimo abantu rero bazi guha agaciro abakozi b'Imana nk'ahantu narindi yego abantu babyukaga ari benshi baje gushaka Imana bakaza bavuga ati tunyotewe no kumva umuhanuzi w'Imana haleluya ntekereza ko mu Rwanda iyo uvuze umuhanuzi abantu benshi babisabe sikoro simbizi wasanga ari abahanuzi babaye benshi kuruta abo bahanurira ukivuga icyo kintu misengira ikibazo ni abakozi b'Imana babaye benshi ni impano nyinshi ese icyo ni ikibazo kimwe icya kabiri wabwira icy'ubutumwa budasanzwe ku bantu bo bica umurimo w'Imana bakoresheje amagambo bavuga abakozi b'Imana bavuga ku bahanuzi ku bapasiteri bakabavugaho ibintu bitari byiza ugasanga umurimo w'Imana ugize ikibazo aba bantu wabagiriye inama kuko ndabona bimaze gufata iyindi ntera abantu bakomeje gukomanya imitwe y'abakozi b'Imana bavuga amagambo atari meza wabagiriye inama ikintu nabagiraho inama ni ukureka urwangano hagati muri bo n'ishari kuko Samusoni igihe yari amaze kwica abafilisitiya bene wabo nibo baje kumufata Samusoni aravuga ngo nimumfate mu nzira ike ariko ntabwo ushobora kubagwanya noneho ugasanga abakozi b'Imana ubwabo barimo baragwanyana hagati muri bo yego aho kugira ngo bafatane bubake ubwami bw'Imana ahubwo ndi hanze batazi iby'Imana kubera iki bo barashwana ubwabo bakajyana ugasebye umukozi w'Imana ubundi umukozi w'Imana agiraga ikibazo akaba ari we umusengera bwa mbere ukavuga ngo Mana tabaruye umuntu Mana ndamuririye ariko umukozi w'Imana uyu munsi aragira ikibazo mugenzi we akajya kumutaranga akamusebya akamuvuga ubu dufite abantu bagenda n'imva z'abantu mu mitima yabo yego nk'ubu ngewe nkagushinguramo undi muntu nkamuvuga nabi kugira ngo uzamwange uzamenya amakuru ye kubera iki
ni umwuka w'ishari ngewe nakoreye Imana mbona aho umuntu avuga ngo nkoresha izindi mbaraga aturiya mwana ajya kuzimu nareba imyaka mfite ni kuzimu simpazi bikanshobera uriya mwana yagiye gushaka imbaraga yagiye kuzicisha ukibaza uriya muntu ubivuga ugasanga ni umukozi w'Imana nta kindi kibimutera n'umwuka w'ishari kuko nawe abonye aho hantu bakisha izo mbaraga nawe yajyayo ariko kuba adashaka gusenga ngo Imana imuhishurire ndaguha urugero iyo umwana atindanye na se amubwira amabanga menshi n'uburyo yakuze n'uburyo yabayeho ariko iyo adatindanye na se ntabwo ashobora kumenya amabanga ye yose ako kantu gasubiremo ni ukuvuga ngo iyo umwana atindanye na se yego amuhereza aramwiyegereza akamubwira ngo uzabaho gutya ubu buzima nabushoboye kubera password nene iyo adatindanye na se akabikirara ise aramwihorera kuko aba yaramunaniye niyo umukozi w'Imana ashatse Imana cyane Imana imuhishurira ubwami bwayo nibyo ikamuhishurira ibyo abandi batareba kubera iki yegereye Imana cyane abantu bananiwe gusoma Bibiliya ngo bigishe amagambo y'Imana birirwa bavuga abantu ntabwo nzigera mvuga ku muntu keretse amagambo yo muri Bibiliya nashira nzavuga Mose nashira mvuge Eliya nashira mvuge Yesu wapfuye akazuka mvuga intumwa zapfuye kubera Yesu ariko nta mwanya mfite wo kuvuga ku bantu kuko twe twavuze amagambo menshi naravuzwe bihagije Manivuga afite abana benshi hanze Manivuga ntazakora uko abesha abakobwa Manivuga n'umwesikoro Manivuga yarakishije Manivuga n'umurangi ikintu cyanshoboje izo ntambara kuzinyuramo nuko nacecetse nkumva ijwi ry'Imana nibyo iyo umuntu acecetse akumva ijwi mu kibazo Imana imuyobora mu nzira abantu batekereza ngo arapfamo Imana akaba ari mwe mutabari bivuze ngo n'abakozi b'Imana bari kumva amagambo abagonganya n'abandi bakozi b'Imana bagenzi babo nibahitemo guceceka bumva ijwi ry'Imana bumva icyo Imana ivuga Imana irakuyobora mu ntambara muri situation zose tubayeho mu buzima umuntu agomba kuvuga Yesu yaravuzwe natwe tuzavuga ariko twihereze ugwaha abantu twe dukora iki dusenge kuko ngewe Jean Pierre nari umunyabyaha ntarakira Yesu nk'umwami n'umukiza ariko Yesu amaze kumfata narababariwe rero hari abantu usanga bavuga uriya si umukozi w'Imana Yesu bakamurebera amateka ya kera ahahise kandi ikibazo kintangaza usanga n'uwakuvuga afite amabi menshi ahubwo nuko Imana ikimutwikiriye nuko atagaragara Imana iramutse umutwikuriye isi yose yamubona aho kugasanga aho kugira ngo asengere mwene suri muri izo ntambara akarushaho kumusebya no kumugwanya mbonye ugwaho reka tumuvuge tumwangisha abantu akibagirwa ko hari abantu Imana itegura bagomba kugufata mu gihe abandi bantu bamaze kukurekura wow Imana iguha umugisha izo ni impanuro kandi aya magambo yuzuye umwuka w'Imana ni amagambo meza cyane yuzuye umwuka w'Imana atavuye mu bwenge bwawe ndabihamya neza reka dukomeze nanone kandi tukubaza ikindi kibazo mbese uzanye iki gishya nyuma yuko umaze kororoka indege uvuye hanze ubonye experience y'andi mahanga ukuntu bakorera Imana uhuye n'abakomeye ndabihamya neza haba muri iki gihugu uhuye n'abakomeye haba no hanze uhuye n'abakomeye uvuganye n'abantu bakomeye none ubu uzanye ikihe kintu gishya nayaye mavuta mashya uzanye kugira ngo abantu kuwa gatatu muri iki giterane cy'imbaraga z'amasengesho bazaba baje gusenga bazanye abarwayi baze bafite icyizere umuntu azavuga ngo nubwo mfite inyonjo nukuri ndataha ikize uzanye iki ufite umurwayi yiyumvemo ko akwiriye kuza adashidikanya ufite ikibazo yumve ko akwiriye kuza adashidikanya ni ikihe gishya uzanye mbere y'uko iki giterane Imana ikimbwiraho nkicururuka hari ijambo Imana yambwira riboneka muri Luka 13:13 ijambo riboneka muri Luka 13:13 yego iryo niryo jambo Imana yampaye ngiye gukoreramo kuri uyu munsi wo kuwa gatatu aho abantu bazaba babohoka ndabizi ko abantu bazakira indwara Yesu uri muri nge uko yari kera n'uyu munsi niko ari kuko mbonye nsengera abantu babohoka Yesu akora ibitangaza mbonye mpanurira abantu bisohora ndagira ngo turisomera abantu Luka 13:13 haravuga ngo amurambikaho ibiganza muri ako kanya aragororoka muri uwo mwanya aragororoka arahagarara yemye arangije ahimbaza Imana ayo niyo magambo nzakoreramo kuwa gatatu haleluya amurambikaho ikiganza nukuri Imana yampaye impano zo gusengera abagwayi bagakira ngira ngo abantu barabibonye aho umuntu yaje afite imbago arazita aho umuntu yaje ari impumyi arahumuka naratangaye
aho umuntu akuvuga ngo bariya ni abantu aba yateguye ngo baze ari impumyi. Sinekereza ko umuntu w'umugabo waje mu modoka afite ubutunzi yakwigira impumyi. Ntekereza ko nta mafaranga wahereza uwo muntu, kandi iyo arebye ubona ari igitangaza kimutangaje na famiye zabikarira. Bazare kuri YouTube ya Prophet Manivuga, bazabona umwana wari ufite imbago amaze igihe kinini asita, mama wararira araturika. Ntekereza ko uriya muntu ntabwo wajya kumwesukora. Urabizi abantu baturuka mu bihugu by'abaturanyi baza gusenga baturutse mu ntara, ntabwo umuntu yava i Butare icyango gusimba muzi aje gushaka Imana, arahagera akavuga ngo mu buzima bwanjye mbonye Imana. Ikintu rero nize muri uru rugendo no gusenga no mwuka wo kurushaho guca bugufi. Haleluya. Iki kintu nkeneye, nahuye n'abantu bakomeye ariko ndashaka kurushaho guca bugufi kugira ngo nsengere wa muntu uciye bugufi w'insuzugurwa, abantu bazi ko ibyo byarangiye. Ndumva mfite imbaraga zo gusengera uwo muntu kugira ngo haleluya 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 haleluya. Abatwumva ndumva mfashijwe, nanjye rwose ndumva mfashijwe ko ku munsi wo kuwa gatatu nanjye ndumva nkukumbuye ntari nawugeraho. Ndumva nabwira umugabo, umugore n'abandi bantu bose batureba, nimuhaguruka aho mwaba muri hose, muze muri iki giterane mufate kuri aya mavuta mashyashya nta wundi wari wayatwara. Bibiliya narayisomye numva irambwiye ngo wageragamo mbere niwe wakiraga. Ngwino mu kidendezi cy'amavuta avuye hanze hakiri kare, zinduka mu gitondo, nanjye reka ngutumire nanjye nzaba mpari. Zinduka mu gitondo uze wifatire ku mavuta mashyashya y'umukozi w'Imana. Uzakerererwa, barabizi ko tuba dufite abantu benshi, abantu bari banyotewe, tuba dufite abantu benshi baduhamagara. Uzakerererwa azahagara. Rero icyo nasaba buri muntu wese, zinduka, kandi Imana iduhe n'izindi ntebe, kuko urabona intebe zabaye nkeya, ariko hari n'umuntu Imana yakoresha akavuga ati ngiye kugura intebe 100. Yego yego, niko gukorera Imana. Yego, kavuga ngo Mana nanjye nicaje abantu mu nzu yawe uzampa umugisha. Yego, urabona bari abantu benshi bahagaze, kandi mu by'ukuri hari abantu bazi gukorera umugisha. Kavuga ati ntanze intebe 50, ntanze intebe 100, kugira abantu b'Imana bice, kuko urabizi baba benshi bakanyegerana, ariko mu gihe twegeranyije ziriya ntebe tugashyiramo utundi dutoya, abantu bakwicara. Ubwo bivuze ngaho umurimo w'Imana aho ugeze abantu ntibagishobora kubona aho kwicara cyane. Turashishikariza abantu kwitanga no ku ntebe, batanga intebe abantu babona aho bicara. Ushaka gukorera umugisha yatanga intebe, zaba 10, zaba 20, zaba 100, yabakoreye umugisha mugari cyane. Ngira ngo abatureba kuri screen, ngira ngo hariho na nimero za Prophet Manivuga, wazinyuraho rwose inkunga yawe yamugeraho. Ashobora guhamagara izo ntebe tukazigura kwa 5 tukazishyira, kuko ndabiza kwa 3 kuko abantu nabizi bazaba ari benshi, kuko abantu bampamagaye baturutse Uganda, bazaturika i Burundi, ni benshi, kubera ko urumva nari narabuze, babwira ko nzaboneka kuwa 3. Bivuze ngo hari abavugaga amagambo atandukanye, reka tuboneho n'umwanya wo kugira ngo tubwize ukuri cyangwa se uburizemo aya magambo. Bavuga bati Imana ivuga yarafungiwe ntazongera gusenga, bimeze gutya gutya na gutya. Tubamara impungenge tubabwira ngo umurimo w'Imana uracyakomeje, n'intebe turashaka izindi, ahubwo abantu babaye benshi cyane. Ntekereza ko hariya ntabwo bagize bamfungira, kubera ko Imana ahantu iri Satani arahagwanya, ariko Imana ikigwanirira ikihesha icyubahiro. Mbwira abantu ko babonye ngiye hanze arata yigiriye muri Amerika ntazagaruka, agiye mu ivugabutumwa, ariko mu by'ukuri ngewe nari ndi kwibanga ryanjye n'Imana. Hari ikintu nize, kuko Imana yanyigishije kurushaho guca bugufi ko bwije nuko bukeye, kurushaho gusenga nkima amatwi abantu ahubwo ngashaka Imana. Rero icyo nabwira umuntu, niba ufite intebe 10 cyangwa 20 zigure mu nzu y'Imana abantu bicare, nguhesha umugisha mu izina ryawe. Mfite ikindi kibazo nagiye mbona abantu bampamagara bambaza batese kuri radio kuwa 4 mu gitondo ko tutakibumva, bimeze bite, byarahagaze, byagenze gute? Nkababwira ko umurimo w'Imana yegura akomeje, nuko imirimo yagiye iba myinshi, ko uwo mwanya wagiye ubura. Ndagira ngo ugire icyo ubwira, wabwira icyo abantu bagukurikiranaga buri wa 4 mu gitondo saa 1, wabagiriye inama ku gifatanye cyo kuri radio. Nasanze barahamagaye umuyobozi wa radio, kuki tutakicyumva Manivuga byagenze guta, ariko bigaragare ko kira kiganiro cyahimburaga abantu mu gitondo cyane rwose cyane. Radio umucyo ntago nkiriho, ndenda kwimukira kuri Sanileti, nabwo tuzabibamenyesha, niho tugiye kuzajya tunyuza ijambo ry'Imana. Yego, ababwo ndizera ko igisubizo kibonetse ni kuri Sana Radio, ivuga kuri 90 na kangahe n'ibice 98 n'ibice 0. Ngira ngo muzayikurikirana, nabyo tuzabimenyesha abantu. Mfite ikindi kibazo cya nyuma mbere yuko nkwakira, kugira ngo utumire abantu, usengera abantu, ubabwiye n'ijambo ry'Imana. Mfite ikindi kibazo cya nyuma kirangiza. Ikibazo
mfite muri iki gihe cyangwa se muri iyi saha, tugiye tubona abantu benshi bafata ifoto y'umuntu bakayihuza n'indi foto, barangiza bagahimba inkuru bagashyira ku ikoranabuhanga, bagashyira ku ma YouTube, kandi wibuke ko uri umuntu uzwi, urazwi cyane, umaze kumenyekana, urakurikiranwa cyane. Ese ibi bintu ni urugero biramutse bibaye kuri wowe wabyifata mute? Oya, byambayeho ntisi biramutse bibaye. Ntekereza ko kuriya ni ugucuruza kw'abanyamakuru. Yego. Urumva iyo umuntu amaze kumenyekana, hari ukuntu abantu bamwuriraho kugira ngo bakore inkuru imusebya, bya bikorwa arimo akora, umuntu wese atangara ati nubwo ari umukozi w'Imana ni gutya na gutya, bakamuvuga ibintu byose bashaka. Ikintu natangariza umuntu, Imana niyo yonyine imenya umuntu, kandi Imana niyo yonyine itanga imbabazi. Haleluya. Suko bashobora no kumvuga ukuri, ariko Yesu niwe wenyine ubabarira. Yego. Bashobora no kumvuga ibinyoma, kuko umuntu niko ateye, yagucuruza, yakora inkuru kugira ngo yinjize, ariko agasenya imitima ya benshi. Yego. Ikintu nabwira umuntu uri hano, social media ni ikintu bagomba kwitondera, kuko uyu munsi uko uvuga umukozi w'Imana nabi, umurahuraho amakara, uyu munsi nusanga bamvuga, uzamvuganire, kuko nawe ejo nuhava bazakuvuga. Yego. Uyu munsi ushobora kumvuga kuko ninjye ugezweho, ariko nawe ejo bazakuvuga kuko uzaba ugezweho. Nta muntu uhora ari kuri hiti bamuvuga, bakuvuga icyumweru kimwe, inkuru ikarangira, bakavuga n'abandi. Ubwo rero uwo wumvuga n'undi, ariko icyo namubwira, nusanga hari ikibazo cy'ingonzi, pfuka musengere, kuko nanjye ni umuntu. Mukozi w'Imana, amagambo ufite ndumva aryoshye cyane, aryoshye twarara ahangaha. Ni amagambo y'ubwenge, ni amagambo y'ubwenge cyane, kandi avuye rwose mu bwenge bw'Imana n'umwuka wera. Kandi nuko wambaye ukusa, wuzuye ubwiza bw'Imana, urasa neza cyane. Reka mboneho no kugushimira, ntiwambaye neza madamu, tumushimire, uba wakwitayeho rwose, urabona ko bimaze guhinduka. Hari akandi kabazo kabaye mu minsi ishize k'umukozi w'Imana mugenzi wawe witwa Eliya, habaho gukoranaho ntuza, wamara impungenge abantu ute, bavuga bati Prophet Eliya na Prophet Manivuga barashwanye, kandi nawe turi abakozi b'Imana. Ese abantu bo bakiri hanze aho ngo bavuga bati bariya abantu wabamaraye ize impungenge? Ntekereza ko nta kibazo gihari. Umuntu wese avuga ibyo ashaka bitewe n'igihe cyo kubivugiramo, ariko ngire buri muntu wese ko umuntu ni umuntu, yavuga ibyo ashaka. Iyo abona abantu batari kugendana, aravuga bari abantu ntibagikora umurimo w'Imana, ariko mbabwire ko nta kibazo gihari. Izo ni impungenge maze buri muntu wese. Urakoze cyane. Reka twinjira noneho nyirizina mu giterane. Intego y'iki giterane kuwa gatatu ni iyihe? Iravuga ngo ni mu muhambure mureka agende. Ni mu muhambure mu mureka agende. Wow. Yeremiya 40 umurongo wa 4. Yeremiya 40 umurongo wa 4. Reka naho tuhasomera abantu. Ni Yeremiya, bivuze ngo hari abantu bakiboshye bakwiriye kuza bakabohoka. Kanseri yarakuboshe, bagahabwa uburenganzira bwabo. Diabete irakuboha, sida irakuboha, amadeni arakubaha, urubyaro rurakuboha, wabuze urubyaro, nubwo wabyaye nacyo rwakumariye, birirwa baryana, ubayeho mu buzima bwo gusuzugurika. Haleluya. Hari imbaraga zikuboshe wowe ubwawe udashobora kwikuraho, ukeneye umuhanuzi w'Imana. Hari abantu bavuga ngo Yesu byose yarabirangije, ariko barabeshya. Iyo abirangiza aba yaramutwaye. Niko bimeze. No kuvuga ngo uba ukeneye umuntu ufite amavuta Imana ihagurukije kugira ngo agusengere, akwirukaneho umwuka wa karande. Hari abantu basenga, bagasenga pe, bagafata n'ibihe bakanahanurirwa, ariko ibyo bavuganye n'Imana ntibabibone. Kubera iki? Nabo ubwabo baracyaziritse, ntibaraboho. Soma iryo jambo ry'Imana. Iryo jambo riravuze ngo, riri muri Yeremiya igice cya 40 umurongo wa 4. Haravuze ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora, ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni, uze tugende, nzakugirira neza. Ariko nudashaka ko tujyanayo, urorere, dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakubereye, aho ubona hakubonereye, aba ariho ujya. Amen. Ikintu nabwira umuntu kuwa gatatu, Imana yiteguye kubohora abantu. Imana yiteguye gukiza kanseri. Imana yiteguye gukiza diabete. Haleluya. Hari indwara zizakira. Nabonye nsengera umuntu, bazareba iyo video, bari baramuroze intozi mu nda, yahura n'umugabo, intozi zikamira za ntanga z'umugabo. Intozi mu nda zikamira za ntanga z'umugabo. Ajya no mu Buhinde gushaka urubyaro biranga. Icyo gihe twari Nyagatare,
naramusengeye za ntozi araziruka bajya kureba ku mavidewo kuri Prophet Manivuga barazibona ndamusengera intozi ziva mu nda. Intozi ziva mu nda. Imana irambwira ngo senga izo ntozi zive mu nda baramuroza. Abarozi barahari. Ubu hari umuntu unkurikiranye afite ibintu birara bimutsikamiye. Yabyuka mu gitondo akumva urutugu ruraremereye, akagira ibintu bimurya mu maguru atazi iyo byaturutse, akagwara umugongo udakira, akagwara amaso akumva harimo ubuntu bw'ububuye, akagwara umutwe w'uruhande rumwe udakira. Abana be bakaba banyuma mu ishuri, abafite imbaraga zigenda muri uwo muryango. Abana be ntibashake bafite uburangari nabeza ahubwo bakabyarira mu rugo aho gushaka. Agategereza ko kinabona umukwe. Abana be bafite imbaraga zibaziritse. Washatse akazura kabura, fata diplome yawe kwa gatatu yizane. Dusenga n'Imana tubwira Imana. Nawe wavutse amezi 9. Iteka ryose iyo umuntu atemera amavuta y'umuhanuzi ntamukorera. Ukeneye guhaguruka avuga ngo hari umuntu Imana yahaye imbaraga n'amavuta. Ngiye kugenda nsengera arabe iki kiganza kuri diplome. Hari igihe ubona diplome barayitongere batura mwana wa runaka nubwo yize azapata abonye akazi. Nukuri kw'Imana akadepoza agatsinda agakora interview agatsinda, ariko dosiye ntibazamuhamagara umwanya ukajya mundi kubera izo mbaraga zimwirukaho. Umuntu akaba ari umukobwa abasore bakamurambagiza buri munsi, ariko akabura umusore ufata icyemezo. Kubera iki? Afite umwuka w'igikundiro ariko yatewe na Satani, barashaka kuryamana nawe ariko ntibashaka kumurongora ngo bakore mariage bakora ubukwe. Nukumumariraho igihe gusa, nukumutakariza igihe. Ugasanga umuntu yagiye mu gihugu cyo mu mahanga ariko arutwa n'umuntu uri mu Rwanda, araho bakorera amafaranga ku isaha barishura, arakorera amafaranga, igihe cyo guhembwa cyagera inyatsi kahita yinjira mu rugo ibibazo bikaza, umva agahomba. Ejo muri nasengeye umuntu yari afite iduka rya $40,000,000. Umuntu araza afata amafaranga inoti ngo ya 5. Amaze gufata inoti ya 5 aragenda ayishyira mu mazi ashiramo n'umunyu. Aravuga ngo uko uyu munyu yongera muri aya mazi niko amafaranga uriya mugabo atunze agomba kuyonga. Uyu munsi umugabo yabaye nk'umusazi ku musozi. Twarasenze dayimoni muvugiramo, iravuga ngo dayimoni ni kumusengera, dayimoni muvugiramo, kumbi wa murozi yivugira muri uwo muntu. Yego. Ati ni njyewe wabikoze. Umugabo akangutse bamuhaye video aravuga ngo mbega uyu muntu ukuntu yari inshuti yanjye, niwe wampemukiye bene aka kageni. Undi muntu hano Nyabugogo wacuruzaga neza amatelefone, naramusengeye Imana irambwira ngo hari umuntu waje ari mu gitondo anyuza umukubuzo mu muryango agitambukamo, aravuga ngo uko nkubuye niko nkubuye amatelefone ntuzongere gucuruza utahe. Yahise ahomba arataha. Kubera iki? Hari amazi y'umugisha umuntu wese azazana amazi. Dusengera ari amazi ahinduka y'umugisha. Ikintu cyose ugiye gukora uteraho amazi mu izina rya Yesu. Subiramo ako kantu Prophet. Abantu bazaze bafite icupa ry'amazi, abazaza gusenga amazi asengerwa, asubire mu rugo ayashyire aho ashaka kuyashyira cyane. Niba arwaye ayakarabe, niba arwaye mu nda yayanywe, niba ari aho akorera ayahashyire. Buri muntu aza afite icupa ry'amazi. Icya kabiri, niba ufite abantu barimo barankurikirana, umuntu agashyira ibintu ku soko neza bikanga, fata ubutaka bw'ikibanza cyawe, ikibanza, inzu, azane dusengere, kuko twebwe dukorera mu mavuta yo kwizera. Yego. Dukorera mu mavuta ya confidence. Nukuvuga ngo iyo dutegeka hari ubwami Satani aba yaramaze gufata. Ubwo bwami natwe kubw'imbaraga z'amavuta tuba dufite, turasenga tugategeka mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka w'i Nazareti. Haleluya. Yesu kubera ko iyo aguhaye power, ubushobozi, aguhereza amavuta ya authority. Hari ibintu tudasenga twinginga, tugakoresha authority ku Mana. Authority, gutegeka. Haleluya. Umwana wa perezida iyo ajya mu rugo ntabwo abasha gukomanga, baramuzi, ababodyguard bahita bamureka agatambuka. Natwe mu bwami bw'Imana niko tuba tumeze. Hari amavuta tuba dufite ya authority atuma uhamagara ijuru, abamarayika bagakingura, kuko barakuzi connection yawe n'ijuru, barakuzi. Neneho hari n'undi ubumeze nk'umukozi wa MTN, ukajya kumusanga Nyabugogo, hano Nyabugogo, wahamusanga uti mfite ikibazo, nawe biba ngombwa ko abanza guhamagara kuri MTN. Donc nawe nkuko wakahigira, bivuze ngo nta autorité afite, nubwo yitwa umukozi wa MTN, ariko nta autorité afite. Hari undi rero uba wigererayo. Natwe hari ayo mavuta Imana iba yaraduhaye. Umunsi wo kuwa gatatu ndumva utinze. Yemwe bantu badukurikiranye, yemwe bantu batureba, kuwa gatatu mu gitondo saa 12 haguruka ngwino. Niba ufite umurwayi muzane n'icupa ry'amazi. Niba ufite itaka ikibanza cyanze kugurishwa,
ubutaka bunini cyangwa buto cyangwa inzu, fata umukungugu wo iwawe cyangwa se fata itaka ryo mu kibanza cyawe, rishyire mu gapapuro cyangwa se mu gashashi cyangwa se mu kandi kantu kose uwaza kubona. Haguruka ngwino dusenga Imana, umuhanuzi w'Imana agusengere, asengera ibyo bintu byanze kugurishwa. Imana iraza gukora igitangaza. Bibiliya yavuze ngo uyu munsi ndakubohora, kuwa gatatu ni ukubohoka. Mbone kubwira abantu bankurikiranye, Pawulo ngwishira yaramurume, abantu baravuga ngo ntumureba ngo timukira ugwakibera ntabasha kubaho. Yego, dufite umuntu dukurikiranye, hari inshira yakurume, diabete ishobora kuba ugendana nayo, hari ikintu ugendana naco kikakubamo kikakubata, ugashaka abantu bose bakagusengera bikanga. Ariko hari igihe uhura n'umuhanuzi uri mu gihe cye. Yego, umuhanuzi Imana yahagurukije mu gihe cye. Yesaya yaravuze ngo ndamureba ariko su bivuze ngo hari abahanuzi bahanura ibya kera, hari abahanura ibyashize, noneho bakabifata bakabishyira ako kanya direct. Yego, akakubwira ati Imana iguhaye imodoka kandi uzayitunga nyuma y'imyaka 40. none hari n'abahanuzi baka kanya ahita ahanura ari muri authority. Okay. Uvuga ngo iyo dukorana n'Imana, umuntu wese Imana ihamagaye imusaba igitambo. Mbaza mu gitambo cyane, mbaza mu gitambo Imana yansabye ni kimeze gute? Icyambere igitambo Imana igusaba, ngewe nasezeranye n'Imana igitambo cyo kureka ibyaha. Icyo nicyo gitambo cyane. Imana iguhamagaye ugomba kugirana nayo amasezerano. Yego, Imana izaduhembera kubera ko twakirijwaho ibyaha bibera. Kandi munero kubwira umuntu wese akizwe areka ibyaha. Kwibutse Eliya, yego, nta muntu ukizwa icyaha, nta muntu ukizwa icyaha. Icyakora ikintu kibaho ni kimwe, kugira ngo umuntu icyaha gikire burundu muri we, hari ingingo 3 zigomba kumubaho. Pawulo yaravuze ngo nabambanwe na Kristo. Icyo ni icyambere. Nuvuga ngo ikintu ugomba gukora, icyaha bujya kigira peti. Nibyo. Wowe nkurikiranye ndashaka ngusobanurire impamvu icyaha cyakunaniye. Icyaha kigira peti. Uko usonza kurya n'icyaha kirasonza muri wowe. Uko usonza kurya ifiriti n'icyaha kirasonza kikakubwira ngo nkeneye gusambana. Uko usonza kunywa icupa n'icyaha kirasonza kikakubwira ngo wambabariye ukangurira icupa. Rero kugira ngo icyo cyaha muri wowe ukireke, icyambere icyaha ukima apeti. Icyo nicyo cyambere gishobora gutuma icyaha kirangira muri wowe. Cyagusaba gusambana ukavuga ngo hari umugabo namenye witwa Yesu, apeti yakigashira. Cyagusaba kujya mu kabari ukavuga ngo wacyahawe winkoresha icyaha, hari Yesu namenye nagiranye igihango nawe, sinshobora kujya mu kabari. Ubu ngewe Jean Pierre tuvugana, shaka kugwa nahitango, shaka kunywa inzoga tuvugana ntabwo Imana yazimbuza. Ariko kubera Yesu namenye uburyohe bwe, ntabwo nshobora kujya kunywa inzoga. Nuvuga ngo icyaha cyo kunywa inzoga nakimya apeti. Haleluya. Niba ushaka kugira ngo Imana ikugire neza, icyambere cyatuma ureka icyaha, hari umuntu wikirisha byananiye, hari umuntu unywa inzoga byananiye, hari umuntu wananiwe kureka kwesikora, hari umuntu ugira umujinya byananiye, wima apeti. Icyambere cyatuma uzinuka icyaha nuko cyima apeti. Haleluya. Icyakabiri cyatuma uzinuka icyaha, Pawulo yaravuze ngo nabambanwe na Kristo, ngo businge uriho, ahubwo ni Kristo wenyine uri muri jewe. Iyo umuntu amaze kubambwa asigara anyeganyega ariko atava ku musaraba. Ubusambanyi ukabureba ukavuga ngo ndabambwe ndi ku musaraba sinshobora. Haleluya. Pelaboniya. Inzoga byazo ukavuga ngo ndi ku musaraba sinshobora kuvaho. Hari imisumari guteye. Iyo umuntu amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, bamubamba ku musaraba, hari imisumari gutegwa ku buryo ureba icyaha ukagifata nk'ikibamba. Nubwo washaka kugikora ntiwava ku musaraba. Kubera ko hari ibintu Yesu aba yaraguteye mu bigatuma uzinuka icyaha icyo ari cyo cyose. Wowe nkurikiye emera ubambanwe na Kristo. Yesu araryoha, Yesu niwe muti w'urufunguzo. Twabonye Imana mu bihe byari bigoye. Nabonye Imana, wabonye Imana, nta nzira nta cyerekezo, twagiye tubona Imana. Icya gatatu cyagufasha kureka icyaha, iyo umuntu amaze kubambanwa na Kristo, Pawulo aravuga ngo napanye lodena la bistanima. Iyo umuntu amaze gupana na Yesu, nkubaza intumbi hari ubwo yumva? Oya, intumbi ntiyumva. Niyo wayikubita ntiyumva, ntinyeganyega, ntireba, ntigira gutya, ntireba iruhande, urayikubita igakomeza kuba intumbi. Iyo umuntu amaze gupana na Yesu aba ameze nk'intumbi yipfiriye. Ubusambanyi buraza ntabwumve, kugambanira mugenzi we bwaza ntabyumve, wamubwira amagambo amukomeretsa ntabwumve. Yamaze gupfira muri Yesu, ibyo hanze yarabyibagiwe. Yabaye intumbi, niyumva icyaha
ntiyumva amagambo, ntiyumva amatiku, ntiyumva kanseri, ntiyumva diyabete. Diyabete iraza akavuga ngo namaze kuba napfanye na Yesu. Kubera iki? Yamaze gupfa, Yesu amutuyemo, ari muri we, afite ibyiringiro by'umuntu utari muri isi, afite ibyiringiro byo mu ijuru. Haleluya, haleluya. Wowe nkurikiye, pfana na Yesu, ibindi byose ubyiyumvirire. Babanwa nawe, pfana nawe. Pawulo arangije aravuga ngo nzukana na Kristo. Aravuga ngo ubusinge uriho ni Kristo uri muri jewe. Ubusima nivuga ni Yesu Kristo unyicayemo. Iyo umuntu amaze gutunga Yesu muri we, hari ibintu bitamutera ubwoba. Ubu perezida w'igihugu aramutse ageze iwawe, hari ibintu mutagikeneye cyane. Ntabwo wowe gushaka abasekirite bamurinda si ibyawe. Oya, intebe yicaramo si zikureba. Ubu udafite firigo ntibikureba. Perezida yaje ategura abarinzi baza kumutegurira ibintu byose akeneye muri urwo rugo, nawe ukabiprofitiramo kuko ni wowe wakiriye perezida. Nyura mu nzira y'umwuka. Iyo umaze kwakira Yesu muri wowe, ukamutunga muri wowe, hari ibintu biba bitakikureba. Ibyo kurya Yesu arayaranje akabishaka, kuko ari mu mubiri wawe. Nusonza aratuma akomerekamo imbere. Agomba kugushakira ubuzima bwose ubamo. Nibutse abakozi b'Imana bari kwandagara, mbabwire ngo iyi Imana iguhamagaye, iguhamagarana n'ibizagutunga. Iguhamagarana n'ibizagutunga. Wowe si ngombwa kubwira abantu ngo nimumfashe. Hari abantu bagomba kuraba badasinzire kugira ngo bagufashe. Haleluya. Wowe si ngombwa kwambara. Hari abantu Yesu yateguye bagomba kukwambika utabahamagaye. Yego. Ariko Yesu araryo. Haleluya. Iyo umuntu amaze kugira Yesu muri we, Imana imuhuza n'inshuti. Icyambere, iyo ufite Yesu, hari abantu ugomba gutandukana nabo. Mboneraho kubwira abakobwa ngo nibakorera Imana bakizwe. Hari igihe usanga umukobwa akaza, profe sengera Imana, maze kuryamana n'abasore 3-6 bambwira ko bazanjyana, nkaryamana nabo kubera ko ntekereza ko bazanjyana. Uwo mukobwa arishuka. Kubera iki yishuka? Imodoka ya eto ekore, yego, nta munyeshuri n'umwe utayigera. Ariko imodoka ya Range Rover iri hariya mu Kagera ugiye kuyigura, ntabwo ushobora kuyigera. Nta nubwo uyicaramo ngo uvuge uti reka numve moteri yayo. Barakubwira ngo ishura, numara kwishura utware ibintu byawe, wasanga ari bizima, wasanga bipfuye, ugomba kubigura kuko warabikunze ukabana nabyo. Niba uri umukobwa, ihagarareho urebe ko ejo mu gitondo batakugira umugore. Haleluya, haleluya. Ariko niwigira nka eto ekora, umuntu wese akaza akakumva, ninde se uzakugira umugore? Ntawe. Ihagarareho. Ubu n'ubutumwa bukomeye. Icya kabiri, mbwire ko abantu tutigisha ibitangaza, twigisha amaraso y'umugabo wapfuye akazuka. Haleluya. Hari abantu baza bakakubwira pokeya akira, ibyo ni ukukubesha. Isezerano ryose uzabona utihanye, uzamenye ko iryo sezerano ridaturutse ku Mana, riturutse mu marangamutima y'umuntu. Yego. Isezerano riturutse ku Mana ribanza kukubwira kwihana icyaha, rikakubwira gendera mu nzira ngenderamo ya Yesu. Iyo maze kugendera mu nzira ya Yesu, Yesu aragufata akakubwira ngo nzakugira umuntu ukomeye, nzabana nawe, nzakwambika. Umuntu buriya, hari abantu 3 uzitondera Eliya. Umuntu wa mbere uzitondera umuntu wavuganye n'Imana, akaba ari mu buzima bubabaje, afite nzayimana. Uwo muntu uzamwitondere. Wamubona arira mu gitondo, ukamubona arimo araseka. Icya kabiri, uzitondera umwana mutoya, kuko utazi icyo Imana yamuteguriye cy'ejo hazaza. Umwana mutoya. 3, uzitondera umuntu wize akaba umushomeri ariko yubaha Imana. Umuntu wize akaba umushomeri ariko yubaha Imana. Uwo muntu isaha n'isaha yagutungura. Hari abantu bavuga nzashaka umuntu ukomeye, nzashaka ugize gute. Nuba ushaka gushaka urushako rwiza nk'uko wabimbajije, uzashaka umuntu uzi Imana, wasenze Imana. Kuko uriya muntu iyo mugiranye ikibazo, arakubwira ngo wibuke icyo Imana yavuganye natwe. Ibyo byonyine bigatuma uca bugufi ugasenga Imana. Profete, turimo gutumira abantu no kubabwira ijambo ry'Imana no kubahamagarira kuza gusenga. Nibutse ko hari abantu baba bageze mu gihe cyabo cy'amasezerano, ariko bagakoresha igihe cyabo nabi, amasezerano yabo ntasohore, kurangara. Kandi bari mu gihe cyabo. Mu Bisirayeli, iyi minsi 30 yashiraga, imyaka 30, habaye igitangaza. Iyi Imana igeze igihe cyo kugutabara, ugomba kwirinda indwara yitwa kurangara. Kuko iyo urangaye gatoya, ntabwo Imana isubiza ibihe inyuma, iyo irakomeza ikavansa. Hari umuntu Imana ibwira ngo nguhaye umugabo, aho kugira ngo ave ku musozi azateretswe,
ngo nacyashaka uwo Imana yavuze. Profete, nari ku musozi muce mu ijambo, nari ku musozi umuntu amaze amezi 8 asenga ari umukobwa, ariko abasore bamurambagiza akavanga muri mwese nta numwe Imana yambwiye muri mwebwe, ariko Imana ngo iza kumubwira ngo igisubizo cyawe nakiza nyuma z'amezi 2 ahangaha, ngo yibuka ko mu mezi 2 hari umusore waje ngo yambaye nabi pe, aramurambagiza yanga kumwemera, aravanga arashaka undi muntu ukomeye ngo mwiza ngo uhwanye na revo ye kuko yari yarize. Amezi 8 ashira akiri ku musozi kugeza ubwo rwose yarambiwe. Ndumva twaranahamusize twa turi gusenga. Hari abantu bameze gutyo, gira ikintu babwira, amezi 8 asenga, igisubizo cye kikaza, igitangaza kikaza, ariko cyo gitangaza akakirebera muri revo idahuye n'uko angana. Reka mvugire ijambo, wowe uneze amatwi umbabarire, nusenga udafite ubwenge uzaba uri gusengera inyuma y'ihame y'ijambo ry'Imana. Senga ariko usenga n'ubwenge. Nabwo nugira ubwenge budafite Yesu buzaba bupfuye ubusa. Nshatse kuvuga iki? Niba Imana ikubwiye ku musozi ikakubwira ngo maze igihe unsenga ushaka urubyaro ndaruguhaye, uracyari ku musozi umara iki? Manuka umugabo agenda gutera inda ubyare, ku musozi ntabwo ariho bazaguterera inda. Yego. Niba Imana ikwemereye umugabo, shishoza mu bari kugutereta urebe umuntu ujyanye n'amarangamutima bitewe n'icyo wavuganye n'Imana. Nibutse abantu ko ntabwo Imana izigera ikubwira ngo runaka ni umugabo wawe. Icyo kintu abantu barabesha. Ako kantu gasubiremo kuko abantu baburiye aho hantu. Imana izabwira. Niyo mpamvu dufite divorce nyinshi mu mago. Imana yaravuze ngo runaka ni umugabo wanjye, iyo icyo kintu nukubesha. Kubera impamvu ebyiri ngiye kukubwira. Ari agakiza n'urugo, ni ikihe kintu Imana ifitemo inyungu kurusha ikindi? Nagakiza. Hari umuntu Imana irafata ku ngufi ikamuteramo agakiza? Oya ntayo. None ni gute Imana yaguha umugore udashaka cyangwa ikaguha umugabo udashaka ngo niyo yavuze? Ntabwo Imana ifite uburenganzira bwo kwinjira mu marangamutima yawe. Icyo akoze ikikora ni kimwe, iyo uri mu nzira yo guteretswa cyangwa kubengukwa, Imana ibana nawe. Iyo ibyo bintu bitarimo Imana, ihagurutsa impamvu zituma mushwana, mupfa ibintu ugatangira kumubona y'ingezo. Bujya Imana ibikubwira ngo hunga hakiri kare. Iyo ukomeje guhatiriza ni hahandi uruhira mu rugo. Wow. Kubera ko wowe uravansaga Imana izamuhindura ngezeyo. Umusore uri kuguteretanywa icupa akakubwira ngo ndi kunywa icupa rimwe, akakubwira ati sheri nywa gakeya humura bizahinduka. Umunsi yakugejeje mu rugo azanywa ikaziye yose. Bivuze ngo ibi bintu bikwiye kujyana n'ikinyabupfura n'ubwenge cyane. Ikinyabupfura ubwenge. Kuko ndibuka neza 2016 hari umuntu Imana yabwiye ngo uzi impamvu utarongorwa, ati dore uwirwa ugendana imfunguzo z'imodoka kuko naguhaye imodoka, wirwa uzigira gutya, umusore yaza kugutereta akagutinya akavuga ati umuntu uzunguza imfunguzo z'imodoka gutya mu maso yanjye ntabwo nimushaka azangira gute. Bivuze ngo ikinyabupfura mu gusenga nacyo kirakora cyane imbere y'abaje kuvuga ngo ikinyabupfura nacyo kirakora. Turagira ngo turangize kino kiganiro tubwira abantu ngo mu gusenga kwawe gira ubwenge, gira ikinyabupfura, kandi korera mu gihe cyawe nturangare. Mukozi Imana, ndagira ngo ugire icyo wabwira abantu dusoze iki kiganiro. Ahari wenda tuzongera gira icyo wabwira abantu no kubasengera afite ibyifuzo, no kubatumira, no kubarangira hariho, no gutanga nimero bagenderaho kugira ngo ibintu bizagende neza ku wa 3 muri kira giterane. Reka mbashimire. Tuzasengera kwa Mutangana muri etage ya 2. Ukihagera umusekiri tuhita umubona ukamubaza ngo kwa Manivuga nihe, ahita hakwereka aho dusengera Imana. Hanyuma ku wa 3 ni amasengesho y'ububyutse y'imbaraga. Ntuzabure. Yego. Wowe unkurikiye uneze amatwi ntuzabure. Hari abantu batubwira ngo turakeneye guterana namwe online. Mbibutse ko nta kamera dufite, nizo dukoresha turazikondesha. Nugira yerekwa Imana izaguha umugisha, witange kamera, utugurire kamera. Imana izaguha umugisha, Imana izakugirira neza. Mboneraho gushimira abantu, ariko hari umumama urabona mu rusengero dukeneye kamera zigira muri 3. Hari umumama umwe witwa Sifa, Imana iguha umugisha, ngira ngo ashobora kuba dukurikiranye ikiganiro cyangwa akazakibona, yemeye kwitanga kamera. Imana imuha umugisha, ari muri Amerika. Sifa aho abandi baburira uzahabonere, imiryango yawe izafunguke mu izina rya Yesu. Bujya kubona umuntu yikura kamera n'urukundo abakunda Imana. Reka dusenge. Ku wa 3 n'amateraniro. Mana mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye kuri umukozi w'umuhanga, ubane natwe imbaraga zawe zitugenderere
ni mu izina rya Yesu amen. Nimero barazibona hasi za telefone. Murakoze nawe munyamakuru, Imana iguha umugisha. Wabajije wuzuye umwuka wera. Amen, amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Mwadukurikiranaga mukomeze gukora subscribe, gukora share, kurayikinga n'ibindi byose. Ciao ciao, shalom.